Haleluya. Banyaburera by'umwihariko abo mu murenge wa Butaro ndetse na Rusarabuye ahahoze ari indiri ya Nyabingi, muhaguruke dushime Imana kandi tuyihimbaze. Haleluya. Ugushima Imana mu giterane cyateguwe na Kira unakizwe guhera ku tariki ya 9 iya 10 tukageza ku ya 11 z'ukwezi kwa munane, hazaba ari agashandakurahiye. Tuzaba dufite abavugabutumwa bo mu karere ka Burera, Musanze ndetse n'abo mu mujyi wa Kigali bazaba baje kutuganiriza ijambo ry'Imana. Abaririmbyi basizwe amavuta kubw'iyo mpano ndetse n'abandi benshi batandukanye. Haleluya. Bizaba ari umuriro w'Uwiteka wacanwe kugira ngo abadayimoni bashe. Haleluya. Igiterane kikazabera ku Kabyaza mu murenge wa Butaro wo mu karere ka Burera. Burera we, shima Imana ni ukuri kuko Uwiteka yakumanukiye aje kuguha umugisha kubw'imirimo myiza wakoze. Tuzaba turi kumwe kandi n'ubuyobozi bwite bwa leta, inzego zitandukanye zo mu rwego rwa leta no muri iki gihugu. Hazaba harimo nanone abakozi b'Imana baturutse hirya no hino, cyane cyane ariko abo mu karere ka Burera. Tuzaba dufite intego iboneka muri Matayo igice cya 28 umurongo wa 19a ngo nuko mugende muhindura abantu abigishwa. Turabatumiye kandi turabararitse, ubwire mugenzi wawe uti Uwiteka yadukoreye ibikomeye, natwe tugomba kumutumikira. Haleluya. Mwese murararitswe kandi muratumiwe kubw'icyo gikorwa cyiza Imana izaba yazanye mu karere kacu ka Burera. Si Burera gusa, nubwo waba uri mu majyepfo, amajyaruguru, iburasirazuba ndetse n'iburengerazuba, nawe uratumiwe. Ubwire na bagenzi bawe ngo Uwiteka yakoze ibikomeye, tugomba kumutumikira. Kira unakizwe kuko ubukire butagira agakiza nta mumaro. Twese tuti kira unakizwe. Haleluya.